Reka twishimire ku bana namwe bakunze ba YouTube channel ya Paruwasi ya Gikondo. Reka twishimire mwe mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga za YouTube ya Paruwasi ya Gikondo. Turi kumwe rero na Padiri Eugene, akaba umuyobozi wa Prote Muyaga bigari by'umwihariko umuryango wa Padiri wa Prote. Reka tuguhe kazi katukifurize umunsi mwiza. Murakoze. Yego. Dusoje itambuka Ukarisiya rero twongera ngo tukwifurize umunsi mwiza, ariko tunibaza uyu munsi turahangaha ariko bibaye amahire. Turi gusoza yubile y'imurira n'imyaka 2025 ndetse n'imyaka 125 Nkurunziza igeze mu Rwanda. Uyu munsi twati kwiziza yubile tuniziza umutagatifu Vincent Paruti mutagatifu. Tubihuze dute? Kubihuza biroroshye kubera ko mutagatifu Vincent Paruti twizihiza ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere, ariko by'umwihariko tukaba twamwijihije uyu munsi muri paruwasi yacu ya Gikondo. Biroroshye cyane kubihuza na yubile turimo. Yubile turimo ni yubile y'inkuru y'imyaka 2025 n'imyaka 125 inkuru nziza igeze muri iki gihugu cyacu. Mutagatifu twizihiza rero uyu munsi yagize uruhare cyane yuko iyo nkuru nziza yamamara ndetse ikamamazwa n'ingeri zose zo muri Kiliziya, abarayiki, abihayimana, basaserdoti n'abandi n'izindi ngeri zose, abakuru, abatoya, kugira ngo buri wese agire uruhare muri mwiyamamazwa ry'iyo nkuru nziza. Rwose yabigizemo umuhate ndetse Kiliziya ibimushimira, imushyira mu rwego rw'abatagatifu hari mu 1963 mu gihe twari mu gihe cya konsili ya Vatikani ya kabiri. Urumva rero no mu muryango yashinze, ndavuga abo mu muryango wiyamamaza butumwa Gatolika ntibahereye iyo za Burayi, nabo baraje bagera muri iki gice, muri aka gace dutuyemo muri 73 basesekara mu Rwanda. Ubu imyaka ibaye 52 iyo nkuru nziza cyangwa se ubwo buryo bwo kwamamaza inkuru nziza. Abo navuga abasore n'inkumi, abahungu n'abakobwa, abapadiri n'ababikira n'abarayiki ba mutagatifu Vincent Paruti nabo bamamaza iyo nkuru nziza mu Rwanda. Urumva rero birahura, ni mbivuze mu kinyarwanda cy'ubungubu n'amata rwose yabyaye amavuta. N'amata yabyaye amavuta. Urakoze cyane. Mu nyigisho waduhaye wabigarutseho, uyu munsi hari abagihinyura ibikorwa by'abatagatifu cyangwa se bagashaka kuresha imbuga nkoranyambaga bavuga nabi. Uyu munsi tugize amahirwe turi kumwe nawe. Nicyo uvuga kuri abo ngabo ndetse ukagira n'icyo ushimangira by'umwariko ku batagatifu abo twizihiza twebwe kandi tukafata nk'abakurambere bacu bo muri Kiliziya? Buriya mu isi turimo irimo nyine uburyo bwo gutangaza amakuru, cyangwa buri wese avuga icyo ashaka n'igihe yishakiye, cyane cyane abenshi bavuga ibibinjiriza amafaranga, kabone naho byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Kuri iyi ngingo y'abatagatifu nabyo bajya babyuriraho cyane, bagaca intege abakristo Gatolika ko baterekera abazimu b'imahanga, ariko ntabwo ari byo. Twebwe muri Kiliziya yacu ndumva nabigarutseho, umuryango mugari ni ihanga rikomeye kandi rimaze igihe kinini. Umva imyaka 2025. Iryo hanga rero nk'uko ibihugu bigira intwari zabyo, nk'uko umuryango ugira abasaza n'abakuru lesage wubaha, buriya muri Kiliziya natwe tugira intwari zacu mu kwemera aribo batagatifu. Ariko tukaba tunizera yuko atari ibintu bigarukira kuri iyi si. Tuba duhamya ko ari abantu babayeho bakurikiza inama z'ivanjiri, bagendera mu byo Kristo yatwigishije, ndetse bagashyira ikirenge muke mu byo yanyuzemo byose. N'abantu nkatwe babayeho nkatwe, bavuka mu muryango, bagakurira mu muryango, bagahura n'ibigeragezo, ndetse rimwe na rimwe bakagira intege nkeya nk'iza muntu.
ariko kubera gutwaza bakagwa babyuka, bakongera bakagwa, bakongera bakabyuka, bagaharanira ubwo butungane kugera ku ndunduro. Abo rero nibo Kiliziya ivuga ko babaye intangarugero mu kwemera no gukurikira Kristo. Twe rero mu mvugo tubita abatagatifu, tubita abatagatifujwe, ariko tutayobewe ko Imana ariyo mucamanza mukuru, ariko twe ntitubuza kubafata nk'urugero mu kwemera. Yego. Ndaza kuza kubihuza n'abakristo Gatolika uyu munsi mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya batunze. Uyu munsi wongeye kuvuga ko bagomba kurisoma kandi bakaryitwaza. Harimo bavuga ati Bibiliya ya Kiliziya Gatolika yaba ari nini, se cyaba aricyo kibazo mu mitwarire. Uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ijambo ry'Imana, nibwo uburyo Kiliziya ibona kugira ngo ikangurira abakristo Gatolika kongera gucengera, gusoma, gucengera no kubaho tugendeye ku ijambo ry'Imana. Buriya hari abatabizi wenda bafite iyindi myemerere. Buriya muri Kiliziya Gatolika ibyo tugenderaho akenshi bishingira navuga ku isoko eshatu zikomeye. Isoko ya mbere ikomeye ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Isoko ya kabiri y'ibyo tugenderaho kandi twemera bikaba umuco cyangwa se ibyakurikijwe muri Kiliziya yacu kuva mu ntangiriro, kuva Yezu ariho, ugakurikiraho intumwa ze n'abandi bose babakurikiye. Buriya hari umuco wagiye ukurira muri twebwe, icyo twita tradition de l'Église. Buriya nabyo ni isoko ikomeye y'ibyo tugenderaho kandi twemera. Ubundi iyindi soko ikomeye dukuraho ibyo twemera kandi tugenderaho mu mico yacu nk'abana ba Kiliziya ni inyigisho za Kiliziya. Abakuru ba Kiliziya bagiye basobanura ijambo ry'Imana, bagasobanura, bakareba ibimenyetso by'ibihe, bagasobanurira abo bashinzwe icyo bisobanuye bigendanye n'ijambo ry'Imana, bakareba ibibazo Kiliziya yanyuzemo, hanyuma bakabikuraho inyigisho zikomeye, zibe iby'imyitwarire, zibe iz'ukwemera muri rusange, cyangwa se zibe n'uburyo abantu babaho muri sosiyete. Izo soko eshatu rero nazo ubwazo zivoma mu ijambo ry'Imana. Hari igihe rero iyo soko nkuru bamwe bashobora kutayitaho cyane bitewe wenda n'ibindi babona. Niyo mpamvu dukangurira abana ba Kiliziya kwita ku isoko nkuru y'ibyo twemera kandi twigisha, ari ryo jambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo kugira Bibiliya ijambo ry'Imana, tukarisoma, tukarisogongera, tugakora icyo twita Lectio Divina, tukarisangiza abandi, tukasunga abahanga bazi kurisobanura. Ibyo byose bituma ijambo ry'Imana riducengera. Ntabwo mbyishimira cyane kandi nta n'undi wabyishimira kubana cyangwa kuyobora abakristo bajya gusoma Bibiliya wamubwira uti igitabo iki n'iki, akakubaza ngo ni kuri page ya kangahe. Oya, twagombye kuba abantu basobanukiwe n'ijambo ry'Imana, ariko nanone ntitwirengagize ko dufite n'iyindi soko cyangwa izindi soko muri Kiliziya yacu zigenga imyitwarire cyangwa se n'imibereho yacu muri rusange. Inkuru muri zikaba ijambo ry'Imana. Reka tubashimire kandi twifurize umunsi mwiza mutagatifu Vincent Paroti. Murakoze cyane. Reka bakunze rero batubicana Paruwasi Gikondo, reka tubashimire tubikuye ku mutima, tushimira n'umuyobozi w'ibikorwa Habumukiza Joseph.